15 abona uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. 16 kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye keretse urubyaro rwa Aburahamu. 17 nico cyatumye yarakwiriye gushushanywa na bene se kuri byose ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. 18 kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa kubera ko nawe yageragejwe akababazwa, abasha no gutabara abageragezwa bose. Nasomye mu Kinyarwanda gusa kubera umwanya, abakurikira mu Cyongereza twababwiye igice barimo basoma. Twakomeza. Abo twabanye umunsi w'ejo, those who were together yesterday, twavuze impamvu Yesu yambaye umubiri kugira ngo ahinduke nkatwe. we talked about the reason behind the fact that Jesus clothed himself in the flesh and blood to resemble us. Nusoma neza iyi mirongo, If you read very well these verses, uraja kumva impamvu Yesu yahindutse umuntu. you're going to listen and to be aware of the reason why Jesus turned into a human. Nibyo twaganiriye umunsi w'ejo. As you conversed yesterday, twavuze ingero zimwe na zimwe Yesu yanyuzemo kubera ko yari umuntu nkatwe. we saw distinct instances of how Jesus passed through to experience us. Twasanze Yesu utamubwira uburyo ubukene bubabaza. We saw that Jesus has been able to experience how it feels to be poor. Arabuzi kuko yabukuriyemo. He knows how poverty feels because he grew in it. Tazabwirwa amakuru. Arabizi wenyine kuko He's not informed about it because he lived it. Twasanze ntabwo Yesu wamubaza ngo musobanurire cyane uburibwe buva mu buhunzi kuko yarabwiyumviye wenyine. So that you don't have to tell Jesus how it feels to be a refugee because he was one. Ntabwo Yesu wataka cyane gusobanure uburyo ubupfubyi bubabaza. Yabaye imfubyi arabizi. You wouldn't spend a lot of time informing Jesus of how it feels to be an orphan because he knows it. Inayo mpamvu yambaye umubiri nukugira ngo kumuvugizi wacu batamusobanurira ahubwo abyumva yabinyuzemo we arabisingiye. And that's the reason why he clothed himself in the flesh and blood, for him to be a great advocate. Ibijyanye no guhemukirwa ntabwo watinda ubisobanura. You can't spend a lot of time explaining what regards to betrayal. Yesu yari umuntu 100% kandi yarahemukiwe pe arabizi uburibwe. Jesus was a human 100% and he has been betrayed. Yesu ntiwamubwira ububabare buva mu gutukwa no kuvugwa nabi no kubesherwa n'ibindi byose arabizi. You wouldn't spend a lot of time informing Jesus on how it feels to be gossiped about and to be insulted because he knows it. Yesu ntiwamubwira uburibwe ngo umusobanurire nk'umuntu utumva bw'urupfu rw'agashinyaguro. Araruzi pe. You wouldn't spend a lot of time explaining to Jesus on how it feels to be tortured to death because he knows. Naratangaye ejo ntabwo twashoboye kuhasoma kubera umwanya. I was very astonished yesterday we haven't been able to read impamvu yambaye umubiri nkatwe. The reason why he clothed himself in the flesh like us. Asogongere uburibwe apana gusogongera mu bundi buryo nugukuraho gato gusa nukugira ngo yumve byose abinyuma birangize tutaza twirirwa tuvuga nuvuga bukakubwira ngo cecekere. It's for him to experience, not only to test how it feels. Natangaye bavandimwe. I was very astonished. Nta muntu washinyaguriwe nka Yesu. There was no one who has been tortured more than Jesus. Iyo usomye igice cya 19 muri Yohana umurongo wa mbere.
When you read in the book of John, chapter 19, haravuga ngo verse nuko 1, Pilato ahera ko ajyana Yesu amukubita imikoba. Umurongo wa kabiri, verse 2. abasirikari baboha ikamba ry'amahwa bararimwambika mu mutwe. Nimwumve, ikamba ry'amahwa bararimwambika mu mutwe, bamwambika n'umwenda w'umuhengeri. And the soldiers twisted the crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe. Umurongo wa gatatu, Verse 3. baramwegera baramubwira bati, Then they said, ni amahoro mwami w'abayuda. Hail, King of the Jews. Ngo barangize bamukubita inshi. And they struck him with their hands. Ariko Yesu yarababaye. Uzi Jesus, kukwambika ikamba ry'amahwa barangiza bakakwambika umwenda, ubwo n'abasirikari bamara bakagupfukamira ngo urahunya kuba. do you know how it feels to twist the crown of thorn on your head and then give you a purple robe, and after they need in front of you and say, Hail to the King of Jews? Umwami niryari yambitswe ikamba ry'amahwa. Since when a king was given a crown of Umwami thorns? niryari akubitwa n'abakaporari. Since when a king is beaten by officers? None se ndashaka kubabaza, Yesu wari uraho yareba abantu yaremye barimo bamushinyagurira bene uko bamwambika ikamba ry'aho bagatsindagira, uraho mwami w'abayuda, mwumva ugashinyagura. Imagine how Jesus was feeling when he was viewing all those happening. None se wamubwira iki ibijyanye n'agashinyagura tumva? What could you experience about the torture that he wouldn't be able to Kandi understand? ngo ibyo byose yashatse kubisangira natwe. And Mwumva neza? he wanted to share it with Afite us. purpose. And he had a great purpose. Kugira ngo kubera ko yababajwe kuko natwe tubabazwa. So that he passed through Yagize tribulation like how we agahinda passed kuko through natwe tribulation. tukagira. He felt sorrow as we feel sorrow, Ngo bimuheshe kugira ubushobozi bwo kutwumva no kudutabara. so that he can be qualified to be able to listen to us and give us a rescue. Muvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Mwongere cyane haleluya. Once more, hallelujah. Impamvu Yesu yambaye umubiri The reason why Jesus clothed himself in the flesh, kugira ngo amenye intege nke z'umubiri, amenye ukuntu ubukene bubabaza, inzara ibabaza, agasuzuguro, guhemukirwa, kwicwa rubozo, byose abisingira. Narangiza kubisingira abyumva, abo akunderera abikarifiye, ahagarare neza mu muvugizi. it was for him. Tudasobanurira yumva vuba. It was for him to be qualified and to experience each and every kind of pain, for him to be qualified to listen to us. Twaba turi kumwe tuvuge ngo haleluya. Are we together? Uzumenya ko Yesu aza kumva. You have to know that Jesus listens to you. Ntazasobanurirwa nk'abantu. He Arabizi. doesn't need someone to explain that to him. He knows how it feels. Tunyuramo atanyuzemo na kimwe. There is nothing that we pass through that he didn't pass through. Ngunda kubivuga I like to say it kugira ngo umenye gufasha umuntu neza. for you to be able to help someone in a good way. Ugomba kunyura muri uyu murongo wa 18. You have to pass in this verse 18. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe. Aha mushiremo ibintu byose. Abasha no gutabara abageragezwa bose. As he passed through tribulation and as he was tempted, he's able to give an aid to those who are tempted to. Ngiye kubishira mu buzima busanzwe. I'm going to put it in our daily life. Kubera ko ari umumama. Because he is a mother, Ntabwo akiri umukobwa. he is no longer a girl. Wongereho kubera ko ari umumama wabyaye. Because he's a mother who gave birth, Ashobora gufasha undi mumama uri mu bise. he's able to help another woman who is passing Kubera ko through the labor atabwirwa pain. uburyo ibise biryana nawe yarabyara muri. Because he doesn't need someone to explain how
the labor pain feels because he passed through that. buriya abagabo kenshi iyo uburi iruhande rw'umudamu ugiye kubyara bavuga ngo wakwihanganye ubuse we none kuramira nawe none Mostly when men are close. uza wicecekera kubera ko ntubizi. Mostly when men are close to their wives when they are about to undi give birth. mubyeyi bihaye bizambika bigeze kuri 4 bigeze kuri 5 6 ureka undi mubyeyi waryamye kuri cya gitanda cya maternité agira icyo avuga kuko elle est compétente kugira icyo avuga arabizi. Husband. Ntabibwirwa uzi imisonga papa Kalisa uzi imisonga y'ibisuko zizijyana bankubaza mama Adelaide akubwira. Do you know how it feels to have labor pain? So you should let another one who passed through that to give advice. kugira ngo afashe buri muntu wese iyo abanje anyura muri ibyo bise by'ubukene mu bise by'agasuzuguro kubesherwa maraya yuzuye abadayimoni kwicwa agashinyaguro byose iyo uvuze azakubwira ngo ceceka mtoto wangu ndabizi. For Jesus to be qualified, he had to pass through all kinds of pain, and whenever you cry out to him, he gives you a comfort because he has been able to experience that. yarwaye amenyo komana numva neza akarara ijoro ryose avuza induru yumva umusonga w'umuryinyo uzi ukubita ukagera muri serifu undi mugenzi we namurara iruhande aha yataka iryinyo uzareka ari umubwira uko yihangana kuko arabizi. mbabwiza ukuri iyo warwaye amenyo tiworara iruhande rw'urwaye amenyo gusha uhaye yaribwa nawe kubera kuza uburibwe bwawe. When you've had the pain in your teeth, you are able to comfort another person who's going to pass through because you know how that pain feels like. ayawe yose aracuzuye nta kibazo na kimwe turahura ngo wumve uko bahaye bayagira gutya ariko nawe urakabaza uko se ko wavuze induru ariko ndi bumya uzi ko inyero zarya. Imagine you have all your teeth and now you're telling another person, why are you acting like that? Why are you exaggerating with your habe na mama pain? Adelaide uzuyakura yarayize mu ishuri agarukiye gusa mu kwiga mu ishuri ritaramurya yoza avura umurwayi atazi uburibwe bwaje. Teori bavuga ngo rizaryana cyane rigakubitira mu mutwe we ukumva ariko iyo warirwaye tibaza bari kwigisha ni isomo riruta teori. Theory, the practical pain is different from the theory. Yesu rero ni uri adapte ni uri qualifié gufasha umunyarwanda. So Jesus is the qualified one to help a Rwandan. Mbabwije ukuri ibyo abanyarwanda banyuze. Truly I tell you what Rwandans amahanga pass through. ntiyabyumva bamwe biterera bakagira ngo international countries cannot understand that. abandi turabinyura. You didn't pass through it. natangaye uyu munsi I was nari very kubwira madame amazed. I was telling my wife ndimo dukurikira uwatangaga ubuhamya Eric when we were following a person who was giving a testimony. yarangije gutya mbwira madame ndamubwira ngo u Rwanda ni bibiliya ifite amapaje menshi ugomba kuzuhindura. The moment he finished, I told my wife, Rwanda is like a Bible with so many chapters. ikintu cya mbere nasobanukiwe bwihaye bavuga. The first thing that I got to listen to understand. navuze neza nasobanukiwe neza ko nta muntu wakwica undi ngo mushobore Imana ikivuze ngo urabaho. The first thing that I got to understand Imana is ikivuze ngo that urabaho. as Ariko long as mwumvise ahantu yagiye anyura bakicara ku ijosi abandi bagatema abandi bakamushyira iki akiyita uw'interahamwe iki akabona mama we bamwita ubu ni muzima arahagaze ni umunyarwanda but now he's alive. uteye imbere. He's a Rwandan, the prosperous one. erega n'ubundi titwakagombye kugira ubwoba. Imana ikikuvuze ngo ndagukomeje wa Rwanda we nta wavuga ngo ndaguhindura ubusa. If God chooses to serve in our country, there is no one who is going to compromise that. Yesu yanyuze mu kintu cyose. Jesus passed through each and everything. mureke mbabwire abakozi b'Imana bose benshi muzasome muri Bibiliya. All the servant of Imana God, if you yakoresheje read in the Bible, the servant that has been used by God, ibacisha mu buzima buri pratique. he had to let them pass through the practical life. ndashaka kubabwira nk'iki kintu. I want to tell you this. ariko ndimuza mwibaza Yosefu impamvu yagize imyaka ingana kuriya anyura kwa Potifari abesherwa aja muri prison. Don't you ask yourself the reason why Joseph had to pass through
all of that. kwari kugira ngo iriya fonction azakora It was abazaza bamusanga ari nimero de mu giputa tiyazagira usobanura cyane wagaze upfa kuvuga agahinda ko gutukwa no gusuzugurwa no kubesherwa akakubwira ngo ceceka ndabizi ariko muzi ibinyamakuru byanditse Yozefu ko bingana ngo yasambanye n'umukuru w'abajepe wa garde presidentielle ibinyamakuru birandika ari mabesherwa gusa watangira kuvuga ati ye uyambeshe ngo nkure kuri posta ati ceceka sha ndabizi ibinyamakuru byanditse. Joseph passed through all those experiences for him to be qualified to help those who passed through the same. Harabaza baba ngo se ngo Imana yari hehe ngo ibibimbaho aho Imana yari hehe Yozefu agirira ya myaka afungwa kandi azira gukiranuka iyo asambana uburi yari kwicara muri perezida akavuga ngo musari yo nsambana na muka Potifari kiranukira Imana inanirwe kumburanira fungwe nakiranutse akunda ngo mwamuvyo philosophy mwebwe naze gusambana nawe niyimye inyungu nari Mana na defense honore yawe none uretse muka Potifari andushije imbaraga aramfungishije mpindutse igitutsi cy'umusambanyi nazize gukiranuka yarakubaza ngo uri he wa Mana Imana ikakubwira ngo nzahaba umunsi nzigaragaza uzabimenya ko mbaye. Joseph would have. Why? You don't have to ask God the reason why he's doing what he's doing. I was righteous. I've been faithful to you, and those who are not faithful to you are the ones who are developing themselves. Why? You have to call Joseph. He will explain to you the fact he was faithful, but then he was the one to be put in the prison. Jesus passed through each and everything for him to be qualified. In this period that we are in, there is wafukamira ukamubwira tunasobanure cyane akakumva vuba kandi akagutabara ni Yesu. If there is someone who can hear you so quickly, it's Jesus. Kuko abandi wababura. Niziza nubona abandi mutunanye Imana urakagira neza kandi ufashanye supporting system. Utazubura. But there is someone who is always there. He's never absent. Umwami Yesu. And that's Jesus. Sema hallelujah. Say hallelujah. Sema hallelujah. Say hallelujah. Uzuvuga kumva vuba wanyuzemo kugira ngo abashe gufasha buri wese. He passed through all of that for him to be qualified to help you. Kunyura mu kintu ni ikintu cyiza. Passing through a given experience is something good. Uzugira ubumenyi burenze teori. You are equipped with the knowledge that surpasses the theory. I like to tell the evangelists that we grew together. I like to tell them you're still little. Not in the calling. But there are things that you haven't been able to grasp. When I was still evangelist, could come in church, you are invited, you're full of fire of God, you haven't even and then after preaching I leave. Do you see a pastor holding his glasses like that? He's moving them slowly. Be like he's. You think that he is touched, but he has seen you. I've seen another color of you. Kamamenya mind uko yambonye yanakiriye cyangwa nti yanakiriye kubera ikindi umushumba nabinyuzemo ndabizi. Now because I'm a pastor, I'm able to see that a pastor is touched and is ready to receive me. Nuko nanyuze muri iyo nzira. It's because I passed through that. Yaba bizofashije. Tumuzamona twego abasiviliani
hari ibintu tuba dukora umusirikare yakoreba akakubiteke twenge akabaseka dore ibyo yakinisha ntazamenye ibyo bakinisha kubera iki arabizi we byinshi. There are things that we do and then the soldiers laugh at us Impamvu because they know how aza it kureba feels. akakubwira ngo wowe uratekereza nk'abasivile kabisa. Uzi icyo ashatse kubwira ntabwo ntiwanyuzaho muri formation yacu twanyuzemo. He sees you and is able to detect that you are civilian because you didn't pass through the same training. Turi qualifié gusobanura. You're not qualified to explain. Buriya mu bintu bibaho ngira Imana yantoje. In the things that God trained me Nukubaha umushumba wese is to respect each and every pastor, wambanjirije muri uyu murimo. the one who began before me, Kuko mbazi ko ndusha experience. because I know that he has a greater experience than me. Nayobora paruwase nini ingana itya. Even if I can read a Ariko very iyo big parish like this, haba naho waba uyobora 20 muri iki gihe ariko warabanjijemo. but even if you will be heading 20 now, but you've started before, you have a great experience. Umuntu utinze wanyuzemo uwo ni ancien combat uwo muntu aratinzemo. Because you spend a long time in that, Impamvu have experience. muza mumenya ko hari umuntu wanyuze muri ibi abitindamo uri experimente ubizi Yesu yari umuntu ntiyabayemo nk'Imana umuntu mu bukene akabaza imbaho akaburara Yosefu batamuguriye imbaho harabizi. Jesus is an expert. Ntabwo twegereye Yesu gusa kumva nicyo gituma muzamubona umuntu iyo atarakizwa That's the reason why you see when someone is not yet yanyuzemo saved, yananiwe kubikontorora see that it's hard for him to control what he passed through. ariko yakizwa akabikontorora. But the moment he's saved, he has that capacity to control. Zamuvuyeho se Did they- yamenya uwo baza babwira kandi uzi gutanga inama akaguha n'ibanga ry'uburyo bikontorora. It's because he's now aware of someone to approach for Yesu advices. ni umutungo ukomeye cyane Jesus- tugomba kuzaza tuhungiraho tukamwisunga. Jesus is a great treasure. We have to run to him for him to give us a rescue. Urambabwira I normally Ababwira- tell you, konso muzamubona uyu ndi yaje konso uriyo uyobora niba tuzi konso uriya mubona. Twabaga hariya twimukiye hariya 99 mbaye umushumba hano mvuye igikondo tubaye umushumba hano hariya kuri station yaratuye quelque part yaratarakizwa. the one who is leading our morning prayers, Uriya was konso living- muzamubona kuri mumva atanga ubuhamya bwera ngo none ni inkuru ntiwageze uhura nawe ngo murebe mu maso we nakwambi you couldn't be able to turutse face hano ndimo ngenda Konso in the guca face. nabona turutse hariya kumureba mu maso gusa kuntateye ubwoba ngatambikiriza nkazanyura hano kugira ngo wende yamara kurenga nkazagenda mukurikiza amaso. She was Yabaga very ageze aya scary gusha, to agahara akazi kamagagara hano. to the point I couldn't face her in the eyes. Intare ku muntu ureba ukazuyoberwa. She was like a lion in the face, ngo amara arakiza. but then she was saved. Mwumvisha wa musi hano ko bariko yariko dutangira uwamye kundi bariko bamuranga. Ninde uwo muranze mu gihe adakijijwe. Yabaye umusore yari umukecuru ico gihe wageze umureba ukazugira ubwoba. She was very old in the face, but now she's young. Ngo amare gukizwa And after she was saved, yegera umuntu uzumubwira ngo dore yewe humura. she came across Atangira someone, gukora cure d'âme. the one who Atangira gukora comforted counseling. him. Yes, azakora counseling agakanda ibisebezo mu mutima. Bakaza agenda bigira kuyo. Jesus is able to do a counseling Kondaje kuresa. and to even mend and heal the wounds that are found in Mama our counseling. hearts. Uvuga ngo amen. Say amen. Aha. Muzamubaza atarakizwa. Nzari bazi bageze umusanga none mu biro atarakizwa. Please approach her and ask no, about her story before she was saved. Yes, azakora panse azagira cyakagorora kujya. Jesus is able to mend the heart. Majesty. Ntiyagoroye. Mumuzamurira amaboko aragahora ku Let's ngoma. give him a glory. Abantu baza gufasha. People come to help. Mu gihe nkiki tuzatwegera Yesu.
In times like this, you have to come near Jesus. abatazi yesu tuba tumuvuga Those who don't know bakaba ngo Jesus, turadukabya yesu mbabwiye and when you talk about him, they said that you're exaggerating. But let me tell you, uretse n'amateka aya yose jenoside yakorewe abatutsi agashinyaguro n'ibindi n'ibisebe byose wagira ukomeze nta kintu Yesu atanyuzemo. even apart from the history and the wounds that we pass through as Rwandans, but even each and every wound that you have, Jesus is capable to heal it. niba mwarikukiye muvuge ngo amen. If you followed, say amen. abakeneye counseling ya Yesu Those who are in need of counseling from Jesus, abakeneye ubutabazi bwa Yesu those who are in need of rescue of Jesus, nimumwegere. you have to come close to him. niyo mpamvu Yesu yavuze amaze kuba qualifié amaze kugera kuri top hariya And that's the reason why when Jesus raised to arahamagara the ngo yemwe higher point, abarusha n'abaremerewe mwe nimuze musanga. after Jesus was qualified, he started to call each and everyone who is tired and weary nta to muntu come to him. kwisi There is no one in this earth n'umwe watanga iryo tangazo. who can give that announcement. hari abugeraho bikabarenga. There is those that cannot be able to manage that. uzi ko hari umuntu uzi kureba yakubwira amakuru nawe wenyine ugahinduka ibyatsi. Do you know that someone can tell you a story and you grow weary by hearing that? bene ba umuntu w'umutima woroheje Those with the fragile hearts cannot be able to manage those ukareba kinds of icyo stories. umufasha ntunabishoboye. ariko Yesu yaravuze ngo nimuze abarushe n'abaremerewe. You could reach in the point where you are helpless, but Jesus said, those who are weary, tired, come to me, I will give you a rest. ngicyo cyazanye Yesu This muri is what Pasaka, brought Jesus on Easter, kugira ngo abanze ahinduke umuntu 100%. for him to turn a human 100%. ni ukugira ngo abanze yakira yo aronke formation pratique wenyine azabanza abyigerezeho. For him to pass through the practical qualification. ibindi nzaba mbivuga reka dusenge. I will talk about the rest another day. We're going to pray. nari ibi byose Yesu guhinduka umuntu akemera ibi byose suko yarabuze ubukire suko yarabuze ko batamushinyagurira suko yabikoze ku bwende bwe. Jesus did all of this in his Kubera own will purpose. because he had a purpose. ntabwo Yesu bamufashe ngo bamukubite gutyo bamushinyagurire bamubambe ngo kubera ko ari umunyantege nke. No, They didn't crucify Jesus and torture him because he was a weak person. yarabyihanganiye gusa yemera kubijyamo. He endured that and he accepted to pass natangaye through mu mirongo that. nagize tuzayireba ikindi gihe ngo baje kumufata Yuda yabazanye When they were about to capture him, baramusanga gutya they came to him, noneho abasirikare ngo baje kumwegera and the soldiers wanted to come arababaza close to ngo se him. ngo ninde mushaka. And he asked them, who are you Ati- looking ati for? ni Yesu. And said, Jesus. arababwira ngo niki. Said, I'm he. avuze atyo uko avuze gusa bose bama basubira inyuma bikubita hasi. The moment he replied like that, No, they no, went back and they uvuga. fainted. ijambo rivuye muri we rikama riparariza abantu bakagwa hasi. Urumva Imagine a single word being apana able to taravuga make ngo nohamagara them leje faint. 12 we wenyine gusa muri autorité kuvuga ngo ninjye kumva gusa arivuze. muzamubona abantu banyagitinyiro uzuja kumugera iruhande ukanirwa no yaza kubwira ngo pereza envelope wayibitse ukabura wishaka kubera igitinyiro afite ukaza wishaka kubera yagiye. ariko umuntu Yesu ubumana bw'ijana n'ijana bwari bwihishe mu mubiri kuvuga gusa ngo nge bose abona batakimufasha umugambi w'Imana udasohora ngo amara arababwira ati se ninde muhaye mushaka asubiyemo ati mureka abangaba ntacyo barebana namwe ni jewe abari nje mufata ababahaye order. And then he gave them an order to capture him. none uwo muntu uwo mugabo yarananiwe kwidefanda. Do you think that man wasn't able ariko to si yo defend himself? yidefanda aba yarabonye ako gahinda kakamugeraho gutakura ngo azasohoze misiyo yamuzanye yo gutabara bazahura n'ibyo.
But how would he be able to experience that pain that ni nayo mpamvu has been yashashe able to Petero give him, ati to qualify him kuratema to abantu give us a amatwi rescue? nubatema se aho umugambi w'Imana wanzanye ndawugeraho You are cutting off the ears of people. ndabanza mpambira How ubumana. do you think the purpose of God that brought me is going to be fulfilled? Pilato yagombaga guca urubanza rwo kubambwa kandi atakoze icyaha. Pilate was supposed to make a judgment. Yagombaga no kumusuzugura. He was even Tuzi supposed to konfite ububasha bwo despise kugukiza no him. kukwica. Uzi kubwira Imana ngo mfite ububasha bwo kugukiza no kukwica. imagine telling God, I have the power to save you and to kill you. Uhuye n'umujenerali yicaye mu ntebe. You're meeting with a general and you're civilian. He's just wearing his civilian clothes. And you're starting to scare him. Oya icara nawe kuri iriya. Ariko ndukumva icyo mbaye nkubwira. Ariko nduwayo. Imagine showing an attitude to a great soldier. Ariko kuramenya uhaye uvugana na ngira ngo apfuye kumanura gutyo ukabona impeta ya general ndashaka kama kusohora gutya wo kwa mugendesha amafi babarira ndapfuye na wewe. You will start to tremble at the moment you know that who you are talking to. Iyo umusivile yaje arimo abandi bakomeye aza kubwira ngo hagarara tugende, hagarara tugende, urinde wondera, hagarara tugende, urinde wewe. When a great soldier with high ranks comes, utekereze Pilato abwiye Yesu ngo mfite ubushobozi bwo kwica no kugira gute no kugukiza. Yasohora ubumana gutya akamubwira ngo kuravuga gute kunica no kunkiza wowe naremye, akamubwira yarakora ngo bakamabona umurama umunzu umuntu yahindutse umurama. If Jesus would show Pilate who he is, Bibiri zivuga ngo niwe reka mabwire Yesu niwe waremye. The Bible says that Jesus is the one who created the word and created each and everything. And each and everything lives because of him. And that's the same person who was in front of Pilate. And then Pilate triggered him by saying, I have the power to kill you and to save you. But Jesus, but Jesus was strong on the purpose that brought him. Umubiri w'integenke yo kubanza kumva uburibwe afite amenye agira ubumenyi ubumana amaboko azaza atabara atagira ikiyimira ko murumva uwo muntu. Jesus is clothed with the power to experience our pain, but also with the divine nature to give us a rescue. A human 100%. Imana ijana kwi and God 100%. Ubumana buza gutabara ubumuntu buriga. The godliness is able to rescue us, and the human nature is able to. Uwo tugiye gusenga muri uyu mwanya tugiye kumubwira ngo Mana nimba uburemere ufite ku mutima wawe ubwire ngo Mana we ni wewe nsanze ni wewe wanduhura ruhura umutima wanje. Bring all the heaviness that you have in your heart. When you feel like the darkness is coming, go close to Jesus. Go to Jesus. Pray for your country. Let's pray for our country. We're going to kneel down and pray. We're going to call upon the rescue to rescue our hearts and in each and every challenge that we have in our lives. Acurange mizike dus numara usuka umutima wawe imbere y'Imana niturangiza twese twitwarire imbere y'Imana igihugu cacu abanyarwanda bafite imitima iremere ishingaguritse umwami Yesu agenderere buri wese kugira ngo imitima iruhuke. For your hearts and the Rwandans with a broken heart. Mana data wa twese uri mu ijuru. Father, we thank you. Mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ai datawe 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 datawe
Ai Yesu we, Yesu we, Yesu. Imitima yacu ihumure ryawe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ihumure ryawe, ihumure ryawe Mana we. Ihumure, ihumure, ihumurize imitima. Imana we, ufite ubushobozi bwo guhumuriza imitima yacu, ufite ubushobozi bwo guhumuriza imitima yacu Mana. Buri wese yaba ari ikibazo afite yanyuzemo, nta wundi ufite igisubizo gihumuriza ni wewe Data we. Data we, ufite guhumuriza igihugu cyacu mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshe abanyarwanda turimo tunyuramo.
ayi Mana we, ayi data we, imyaka 29 irarangiye, ariko mu mitima ya benshi bimeze nkaho byabaye ejo, kubera uburemere n'agashinda n'amateka atoroshe. Ariko ni wewe wakanda iyo mitima, ni wewe wakanda, ni wewe wavura, kugira ngo twibuke ariko nanone twiyubaka, kugira ngo tutabaho dusa naho dupfuye, ntacyo byaba bimaze kugira ubuzima uriho kandi utariho. Mana, ni wewe washindura amateka. Haleluya, ni wewe wazana ibyiringiro by'ejo heza hazaza, maze ibyo twanyuzemo tukabikuramo imbaraga, abanyarwanda bakabikuramo imbaraga zo kumva ko n'ibindi bizaza ejo bazabinesha, atari amateka bica, ariko amateka havamo imbaraga zo guhagarara, imbaraga zo kugira ibyiringiro. Haleluya, Yesu, iyo mitima irahari, niwe uyifite, y'abagabo n'abagore, abasore n'inkumi. Iyo tuje imbere ya, tuba twaje imbere y'umugabo ukomeye, tuba twaje imbere y'umugabo ukomeye, tuba twaje imbere y'umugabo ukomeye. Humuriza imitima. Abantu benshi bari hano bafite imitima yasesekaye, imitima yakomeretse, imitima ibabaye kubera amateka, kubera ibyo banyuzemo. Ayi data, ni wewe Yesu uzi imitima. Niyo twavuga buke, wewe wumva cyane abazagajwe n'ubukene, abazagajwe n'agasuzuguro, abazagajwe n'agashinyaguro, abazagajwe n'ubupfubyi, abazagajwe n'ubupfakazi. Ayi, ibyo byose hari umuntu ufite inararibonye rihebuje, wabinyuzemo kandi ufite ubushobozi bw'ubutabazi. Ni wowe Yesu. Ayi Mana we, turaguhamagaye, turaguhamagaye, tabara imitima yacu, humuriza. Ayi, humuriza Mana we, data we, omora imitima, omora imitima. Umuco wawe umurike, umuco wawe umurike, maze umwijima w'icuraburindi weyuke, 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 weyuke. Mana we, twaraguhawe kubutunzi bukomeye, reka tumenye gukoresha ubutunzi twahawe. Ari wowe uri ubutunzi bwacu, uri ubutunzi bwacu, uri ubutunzi bwacu, uri ubutunzi bwacu, uri ubutunzi bwacu. Ayi data we, data we, hahirwa abakumenye, hahirwa abahishuriwe wowe, hahirwa abamenye ubutabazi buruta bw'abantu, abantu wabiringira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwiringiye abana b'abantu azakorwa n'isoni. Ayi, abavumwe, ariko uwiringiye Imana idahinduka. Ijambo ryawe niko ritubwira, uko wari urejo ni kuri none, ni kujahora iteka ryose. Suzuma Mana we, ori arabashakari alafo, eri arababa ayala alabashekea. Mana we, imitima yacu, ayi ni wewe muvuzi pasika. Ijambo ryawe riravuga ngo nukure intimba zacu nizo yikoreye, yashenjaguriwe ibicumuro byacu, kandi ngo ntiwari ufite ishusho yo kurebwa, ntiwari ufite ishusho yo kugira ngo hagire ukureba. Izo byose nta kindi kwari kugira ngo uhagarare mu mwanya wacu, maze usingira imbaraga zo kudutabara. Pasika ni ugucungurwa, pasika ni ugutabarwa, pasika, pasika, pasika ni ugukira, ni ugukira imbaraga z'urupfu. Hariho abapfuye mu bugingo, hariho abapfuye mu mwuka, hariho no gupfa mu mubiri. Ibyo byose nta gice udakoraho, haba mu mwuka wadukijije ibyaha, haba mu mubiri, mu bugingo wadukijije za blessure, ibisebe byose n'intimba zo ku mutima.
haba no ku mubiri wadukijije indwara zose nta kintu udakora tuzusiga igice na kimwe waje kudutabara mu bice byose mu mwuka mu bugingo no ku mubiri pasika yacu ni ukubohoka mu bice byose mu bice byose Mana turagushimiye kuko gutabarwa kuva iwawe ukuduhaye kuri uyu munsi kandi uri kumwe natwe ibihe byose ntabwo tuzaremererwa dufite Imana ishobora byose urakoze Mana urakoze Mana amaso tuguhanza amaso tuguhanza amaso ni wowe buhungiro Mana turagushimiye Father God, we thank you. wagombaga gushushanywa natwe muri byose You had to resemble us in everything. wagombaga gusangira natwe amaraso n'umubiri You had to share wagombaga kugeragezwa nkatwe You had to be tempted like wagombaga us. kubabara nkatwe You had to be in pain wagombaga like us. gusuzugurwa You had nkatwe to be despised like wagombaga us. gushinyagurirwa You nkatwe had to be tortured like us kugira ngo ubashe gutabara for you to be able to no rescue us, kuba hafi no gukiza to be close to us and to heal imitima us y'abababaye bose and to heal the broken n'abikoreye hearts, n'abafite intimba ku mutima those with the sorrows in their hearts. wadutabaye mu buryo bw'umwuka You've healed us udukiza ibyaha byose spiritually n'ingoyi and zabyo you put away all the udutabara mu bondage of bugingo sin, udukiza intimba zo ku mutima and even healed us in udutabara no ku spirit, mibiri udukiza indwara zose and you also healed us in our bodies. maze ugeze ku musaraba And uravuga when ngo you reached byose at the birarangiye cross, you said each and everything is ugeze ku finished. musaraba uravuga ngo byose When you reached at the birarangiye cross, you said it's finished. ibyo warangije ntabwo twokongera kubyikorera twebwe Can undo. niyo what mpamvu you nk'abanyarwanda finished. tukwiyeretse And that's the reason why us as igihugu Rwandans cyacu show you our turakikweretse country, abanyarwanda bose turabakweretse show you every Rwandan kugira ngo biriya byose warangije Mana for each and everything that you finished on the cross ntibyongere kandi kuremerera imitima yacu that wouldn't heavy our hearts. icyo dusaba ni ukugira ngo twibuke amateka twanyuzemo What he asks is to remember the history ariko ayo that we mateka passed through, duhesha imbaraga and that zo history kurwanya ikibi to empower us with the no power guharanira to icyiza fight the evil thing no and to kubaka fight amateka for mashyashya the good thing and to build a new yuzuye history, ibyiringiro a history full of hope. urakoze Mana kuko Thank utwumvise you for listening to us. isengesho ryacu ry'uyu mugoroba This is the prayer of this evening. waryumvise uri mu We ijuru know that you heard our ari prayer. uraha wese wari uremerewe Each and everyone who was yakiriye burdened, igisubizo cye we ari believe utaraha that he nawe has received the twasengeye answer. Even those who are not here, Mana that we umucyo pray, wawe umurike may your light shine maze to igihugu them, cyacu gitwikirwe n'umucyo w'Imana so that our country be covered by the icuraburindi light of ry'agahinda God. riveho Put away the n'abwihebe darkness and sorrow, maze igicu cy'ubwiza bw'Imana gitwikira igihugu so cyacu that the cloud and atmosphere Urakoze of Mana good kuko godness ugize can follow neza. us. ibyo Thank tugusabye wabyumvise urabisubije We thank you that you gave the ariko answers n'ibindi to our prayer tudasabye requests, ubiduhere ubuntu bwawe and even those that we didn't mention, may you Icyubahiro grant them n'ishimwe. to us with your grace. uratwa no guhimbazwa bikomeze May the kubiza glory and honor be dusenze to you. dushima ko byumvise ubikoze We pray in the name of Jesus. ni mu izina rya Yesu Kristo amen Amen. amen amen murakoze Thank you. Imana ijyane namwe May God go with you. dukomeze twegere Yesu ushoboye byose Let's continue to be close.